Dawidi yatumyeho Batisheba ngo aziwe. Bararyamanye amutera inda. Hari abagore bakugura ukagenda ukavugana igiciro hanyuma bakakubabwira ati ni amasaha n'aya ubwo waba utayagejeje ntabwo wishyuza. Yes. Ari amasaha runaka mwakora? Yes, ari amasaha. Umugore araguhamagara akumenya gute kugira ngo wenda ujye kumupfubura? Sinzi basigaye bavuga ngo nuko nukunganira aho byananiranye. Yego. Bakaguhamagara bo barakwihamagarira. Abagore bakwihamagarira. Nese bwa mbere baguhamagara yakubwiye ngo icyo yaguhamagaye bwa mbere akubwiye ngo ndagushaka ukora iki? Barampamagaye icyo gihe nari ndi Sonatube. Yego. Nari ndi kunywa icupa. Amwe ati Peter uri he? Ndi Sonatube. Agana he? Ndamurangira. Ambwa ati ntuva aho tubonane. Se ko nakuzi bite? Ati ntuva aho tubonane ndagukeneye. Yego. Bana parisi modokari. Arinjira ahantu ndi. Abaze se wambaye gute kuko ngiye nabonye imodoka hasi. Yego. Ndayibwira. Ndabana modoka ni. Niwe tu. Akahi yakubwiraga ngo iki? Yarambwiye ati ngiyewe Peter nshaka ko dukorana imibonano mpuzabitsina. Yes. Arabyirira gutyo. Ubwo ni no se ninde wakundangiye. Okay. Arambwira ati ngiye nahawe ni nimero y'undi mutipe nyene twakorana. Yego. Akubwira izina rye. Abwira izina rye. Yego. Ubwo ndabubwa ntoke nta kibazo. Tujye mu bicira. Arambwira ati ngiye ndaguha $1. Jana ry'idolari. Yego. Nyuma twavugana isaha n'igice. Oya. Muri kumwe. Hanyuma twatwara imodoka turagenda. Tujya gukora akazi nyine twakitaga akazi twebwe. Yego. Uvango twabyukaga mu gitondo tukanza tukanywa agacupa. Yego. Tukavangamo akantu. Turaza kubigeraho twashyiragamo tukabasha gufata imbaraga. Imbaraga zituma ukora kiriya gikorwa neza. Yego. Hanyuma uvango haba harimo ibyiciro. Harimo ibyiciro. Yego. Uvango iminota 30 ni turi. Twaraciri. Uwazaga nareba gukuna ameze. Nimuje mu modoka itabona nkamenya aho ndi buhaguruke. Yego. Ako nta nimwe byigeze kuba ngo ufatwe. Narafashwe hano hamwe Gikondo. Peter. Narafashwe Gikondo hano. Nari ndi mu nzu yaho. Inzu ye sitayemo amakamera hanze ariko nyiri inzu ye yambonye ninje. Yego. Afite n'amatelefone agenda n'amakamera. Yego. Ahita aza yihuta avuza ihoni. Avugije ihoni umugabo ati umugabo araje. Yego. Aje aravuga ati umugabo wanjye yarambwiye ati niyagira umuntu usanga bagushinza ko uncinya nzahita mwica. Yego. Nuguma hano Peter muricana ikiza ashaka izindi nzira nuna. Ubwo kandi ku irembo ari kuvuza ihoni byakomeye. Yego. Ubwo mburukuntu izindi nzira nacu ari Kigali harani ikibanza cyagiteye nabi bakazamura fondation y'amabuye kagera hejuru agahita bashamikira igikoni kagera hejuru. Imana yo mwijuru irakarira cyane abantu bose bakora ibibi n'abanyabyaha. Abantu nk'abo nibo batuma ukuri kutamenyekana. Bazi neza ibyerekeye Imana kandi Imana ubwayo niyo yabibamenyesheje. Kuva isi yaremwa abantu bashobora gusobanukirwa imico yayo itaboneshwa amaso. Bashobora gusobanukirwa uko Imana iteye binyuze mu kwitegereza ibyo yaremye. Ibyo yaremye nibyo bigaragaza imbaraga z'Imana zihoraho kandi bikagaragaza ko iriho koko. Ntacyo rero bafite cyo kwireguza. Nubwo bari bazi Imana ntibayihaye icyubahiro kiyikwiriye cyangwa ngo bayishimire. Ahubwo bakomeje gutekereza ibitagira umumaro kandi kuba badafite ubumenyi bituma badasobanukirwa. Nubwo bavuga ko ari abanyabwenge ibyo bakora bigaragaza ko nta bwenge bafite. Aho guha icyubahiro Imana idashobora gupfa usanga bicyubahira amashusho y'abantu bashobora gupfa kandi bagaha icyubahiro amashusho y'inyoni ay'inyamaswa zigenda n'amaguru n'ay'ibikururuka. Niyo mpamvu Imana yabaretse bagakora ibihuje n'ibyifuzo byo mu mitima yabo bakishora mu bikorwa by'umwanda kugira ngo bateshe agaciro imibiri yabo. Bafashe ukuri kw'Imana bakugurana ikinyoma. Basenga ibyaremwe kandi bakabikorera umurimo wera aho kuwukorera umurimo ukwiriye gusingizwa iteka ryose. Niyo mpamvu Imana yabaretse bagatwarwa n'irari ry'ibitsina riteye isoni kuko abagore babo bahinduye uburyo busanzwe imibiri yabo yaremewe gukoreshwa bakayikoresha ibyitemerewe.
nanone abagabo baretse kugira abagore by'imibiri yabo yaremewe, ahubwo batwarwa n'irari ryinshi ryo kurarikirana. Bararikira abandi bagabo, bagakora ibiteye isoni, maze mu mibiri yabo bakagirwaho n'ingaruka zikwiranye n'ibikorwa byabo bibi. Kubera ko batashatse kugira ubumenyi nyakuri ku byerekeye Imana, nicyo cyatumye bareka bakagira imitekerereze itemewe n'Imana kandi bagakora ibintu bidakwiriye. Abo bantu bakora ibikorwa byose bibi, harimo ubugome, kwifuza no kugira nabi. Barangwa n'ishyari, ubwicanyi, ubushyamirane, kubeshya n'uburyarya. Nanone ni abanyamazimwe. Barasebanya, bakanga Imana, bagashira isoni, bakishyira hejuru, bakirarira, bagahimba ibintu bibi, kandi ntibumvire ababyeyi. Nta kintu baba basobanukiwe, ntibubahiriza amasezerano, ntibakunda abagize imiryango yabo, kandi ntibagira impuhwe. Nubwo bazi neza ko Imana ivuga ko abantu bakora ibyo bintu baba bakwiriye kurimbuka, bakomeza kubikora, bagashyigikira n'ababikora. Akana Fratini yabaga gahetse warabonye uburyo mutwara amuhetse kunda amuhetse opucuri mananje ariko nubundi n'uriya mwana DNA kuba badahuje amaraso se bisobanura ko atakumukunda kandi akanamurira nk'uwe. Isomo rya 43. Icyaha cy'umwami Dawidi. Sawuli amaze gupfa, Dawidi yabaye umwami. Icyo gihe yari afite imyaka 30. Amaze imyaka runaka ari umwami, ubwo yari ahagaze hejuru y'ingoro ye nijoro, yabonye umugore mwiza cyane. Dawidi yaje kumenya ko yitwaga Batisheba, akaba yari umugore w'umusirikare witwaga Uriya. Dawidi yatumyeho Batisheba ngo aziwe. Bararyamanye, amutera inda.